noneho ugeze mu rugo umaze umwaka umwe wonyine ba bantu bari baratashye ubukwe bababyeyi ubakojeje isoni ku manywa y'ihangu. Nagiye kubaka reka nsengera umuryango wanjye. Guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima, inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza igakubanira neza, abandi ijuru rizaguhemba uwima umuto abayimye umukungu. Ntukarye amanwa aho akavuze kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Ntukaburire Imana umwanya mu bikorwa byawe byose, cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Ntukabure kwizera nk'uko Mose yizeye maze akambuka inyanja, nanone nk'uko Daniel yizeye akava mu rwobo rw'intare kandi intare zari zishonje, kandi nk'uko abasore batatu bavuye mu itanura ry'umuriro. Ntukibuke Imana ibibazo byaje igihe udasenga, nta humure uzagira imbere y'Imana ishobora byose. Twinjiye muri kino kiganiro ntabwo tuzi uko muri buze kucyakira, nta nubwo tuzi ibitekerezo muri buze kugitangaho. Twe turi abantu turavuga tugacumura, twanareba tugacumura. Ndabeshyera? Ntabwo beshye. Iyo tureba turacumura, twanavuga tugacumura. Yego. Siko mbizi? Yego. Nawe ni kubizi. Yego. Amakuru y'imisi? Ni amahoro. Urashima Yesu? Cyane turashima Imana. Wow. Tugiye kuganira kandi ibyo tuganiraho ni ibintu by'ingenzi cyane bifasha sosiyete. Mbere ya byose reka ubanze ubibwire kugira ngo tuganire bakumenye. Imana iguhe umugisha. Ego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Muhayimana Fifi. Yego. Fifi, urashima umwami rero? Ndashimana cyane. Urasa neza, urasa n'irirenga rya zuba rya nimugoroba. Murakoze. Ndabibona ko abantu bari buze kugukunda rwose, namaze kubibona abantu baragukunda kuko uri umukobwa uri poze, uri umukobwa utuje wambaye neza. Ariko kwambara neza k'umukobwa rero ngo hari igihe kugaragara inyuma, byagera imbere bikaba ikibazo. Urugero wenda nshaka ko tunaganiraho, abakobwa benshi bageze mu myaka nk'iyawe bagira gutya bagashinga urugo, ariko yagera mu rugo mu gitondo urugo rukamunanira pe burundu, akagaruka mu rugo rw'ababyeyi, kandi yagakwiye kuhagaruka wenda yikoreye avuga ati turaho, bakongera bagasubiza mu gaseke, hagasubiraho mu rugo iwe aho yashatse umugabo. Ariko si uko bimeza abakino gihe. Turagira ngo uduhe ishusho ibyo utekereza, kuko ntiwarongowe ngo tubimenye, ariko ibyo utekereza bitera ibyo bibazo ni ibihe? Icyo kiganiro twifuza kuduha, turebe ko twakihindura sosiyete yacu. Imana iguhe umugisha. Yego, murakoze. Kuri icyo kijyanye no kuba abakobwa bajya mu rugo bikanga. Yego. Rimwe na rimwe usanga ari ukutabwizanya ukuri. Ukuri umukobwa ntagire ukuri, cyangwa umukobwa ntagire ukuri n'umuhungu ntagire ukuri. Twivugira umukobwa, umuhungu mwihorere rwose. Okay. Twivugira umukobwa. Umukobwa hari nko kumbona mu muhanda, sinabwije uwo tuzarwubakana ukuri, ugasanga biteje ingorane. Uko yambonaga nijyanaga mu ishusho nziza. Yego. Kandi nyamara sindi wawo, siko ndi. Ugasanga nyine rimwe na rimwe ni hahandi nzajya mu rugo ejo bakambona natashye, kubera ko ntabwo nabashije kwereka umugabo wanjye ukuri, ahubwo ndamwihishamo. Ndundi wundi uko ngaragara siko ndi. Ako kantu ko kumwihishamo kazingiyemo utuntu twinshi. Kwihisha. Urugero, nshobora kwereka ko umugabo wanjye nanywa inzoga, yewe yajya nsohokana rimwe na rimwe sheri wanjye, fiance wanjye, ati wapi sheri, wapi rwose. Ariko nyamara
uriherera ndiherera. Hari ahantu nshobora kujya muri baba shuti babandi dufitanye friendship, ugasanga nyine twakoze nk'amapati, turi hamwe, turimo turanywa ibiyobyabwenge, nyamara sheri wanjye we simwereka ko mbinywa, yanambaza ko mbinywa nkamwereka ko ewana nyine ndi umuntu mwiza, ukamwihisha cyane rwose. ubwo ngende kumva ko no hirya y'ako kayoga hari n'utundi twinshi cyane, ntago bibura, ntago byabura. ibyo bikaba se intandaro yo guhita bigusenyera urugo cyane rwose, kubera ko wirekure ibintu byose utekereza bishobora kurusenya, aba ari byo tubwira. Kubera ko igihe ntamubwije ukuri, kuko nyine bwa buzima nabayemo igihe azanjyana twagiye kubaka umuryango wacu, yego, ni hahandi uzasanga kubera ko byarananiye kubireka, kandi ugasanga za nshuti sinaziretse na bya bindi sinabiretse, z'abakobwa z'abahungu, haba ari iz'abakobwa n'iz'abahungu. tuvuga abahungu, wanze kureka abahungu, nanze no kureka na za nshuti zanjye tusangira bya bindi, icyo bita ikigare, icyo bita nyine ikigare. Ugasanga nyine bisenya ingo rimwe na rimwe cyane rwose, birazisenya ku bwinshi. noneho ugeze mu rugo umaze umwaka umwe wonyine, ba bantu bari baratashye ubukwe, b'ababyeyi ubakojeje isoni ku manywa y'ihangu. Ni ikibazo nyine gikomeye, urumva ntago bigaragaza isura nziza muri sosiyete, haba muri family, haba yewe nabo bashuti bawe iyo bakubonye baraguseka, ariko nta zindi nama nziza bakugira. Icyo nashishikariza nk'urubyiruko ni ukwirinda inshuti mbi. Hari ukuntu izo nshuti mbi turagira ngo turebe uburyo zigusenyera ubuzima, zibusenya gute ubundi? Uburyo zibusenyamo rimwe na rimwe ni hahandi zizajya zikubwira ati Fifi twagiye ku mazi, reka Rubavu ufite nk'umutware yagiye ku kazi, rimwe na rimwe ni handi nzagenda ntamubwiye, nkajya muri bya gukomezanya na za nshuti zanjye, bwa buzima twari turimo, muri bwa buzima twari turimo tukiri abajene, simbisige hanze ngo mvuga ati ngiye kubaka umuryango, ngomba guhinduka, nkumva ko nyine ngomba kugenda muri za nshuti. Gusa nyine icyo nababwira cyo, haba badukurikiye cyangwa n'abandi bari bubashe kutwumva, icyo nabatangariza cyo abakobwa ni ukuba serious ibyo barimo, ko biri kwanga kuba serious, biri kwanga kuba seriye sana abakobwa. Icyambere icyo nabashishikariza ni ugusenga, bakizera uyu mugabo uri hejuru kuko ashoboye byose. Kuko umukobwa utari muri izo ngeso mbi akabasha gutumbira akizera Imana ishobora byose, n'ubundi umwanzi aratsindwa. Nandi ajya kubaka akavuga ati nagiye kubaka, reka nsengera umuryango wanjye ugira amahoro ndetse bizagende neza kugeza ku iherezo. Hari n'abatajya bavugisha ukuri, ugasanga utuntu twose abeshya umugabo bashakanye. Nibwo nyine nakubwiye ko bya bintu aba yaranze kubireka, bya bintu byo hanze aba yaranze kubireka, akumva ko ibyo nyine akurikiye nyine aracyafite irari ryinshi bwa buzima yari arimo kera akiri umusonga, rero akumva ko agomba no kubukomeza ariko umugabo cyane ntanamukore no ku gatelefone cyane rwose. wakora ati urumva wa mugabo we, ibyo twavanze telefone yanjye ntirimo, ntigira ikora cyane rwose. haba hahishemo ayahe makuru? ibyo wimagina haba hahishemo ayahe makuru? ngewe uko ntekereza ko ushobora haba harimo amabanga yaba ari babagabo babasohokana, za nshuti za kera zibasohokana bakiri abasonga, rero nyine akirinda ko umugabo we ashobora kubimenya, kuko amwereka ko ari umuntu mwiza, ari umucyo. Ntago amwereka za ngeso mbi yari afite, ukuntu yari asanzwe ameze. Ngewe mbona ikintu cya mbere gisenya urugo, icya mbere mbona ari kutanyurwa muri bose nibyo wahawe. ikindi ari kutareka za nshuti za kera, bwa buzima wari urimo ukiri umusonga, rero ukumva ko ugomba kubukomeza warubatse umuryango. Ikindi cya gatatu,
kutabwiza uwo mwarushinganye ukuri. Yego. Ikindi cya nyuma cya kane nsorezaho mbumuca inyuma mbona nacyo ari ikintu gishobora gusenya umuryango mwubatse. Gusa icyo inama nanga ku muntu ugiye gushinga urugo cyangwa ku barushinze ku mukobwa mugenzi wanyu ndetse no ku babyeyi barushinze bubatse. Oya, babyeyi bareke, ivugira umukobwa mugenzi wawe. Okay, inama natanga ku mukobwa mugenzi wanjye ugiye gushinga urugo, icyo namubwira cya mbere nuko yanyurwa n'uwo bagiye kubana, akumva ko ahinduye, agomba guhitamo akareka bwa buzima yari arimo akiri umusonga, rero akumva ko agiye kubaka, ndetse yumva ko byanze atabishobora, agomba kubireka muri we. Okay. Cyane. Dushimira abantu kandi nawe tugushimira. Murakoze ku nama zawe. Icyo tukwifuriza nuko nawe Kamemu nimba uri umukobwa urugo ruhire ejo cyangwa ejo bundi. Murakoze cyane. Ariko wagakwiye kunsubiza uti ndi umukobwa. Okay, ndi umukobwa. Wow. Murakoze cyane. Kuko hari igihe ntari kumenya ngo ni iki. Oya, Imana iguhe rero. Dushimire n'abari n'abo mwari mudukurikiye mwese, tubifurize amagara mazima. Ibiganiro byacu nakagaruka, twari turi kumwe n'uyu mujene avuze byinshi, ubwo nyine abwirwa benshi akumva beneyo. Imana ibagire neza. Nitwa MC Misango.